Nongera kubasuhuza mwe mwese mukomeje kudukurikira kuri YouTube, Instagram n'izindi mbuga zigiye zitandukanye mwese. Igitondo cyiza kabisa cy'umugisha kuri mwe mwese mwigomwe umwanya wanyu mukemera gukora like, subscribe ndetse na share na comment kuri Irakiza Silver Official. Ni ukuri muri ab'agaciro, muri ab'ingenzi nkomeza no kugenda mbashimira, ni ukuri muri inshuti kadasohoka. Uyu munsi wa none murimo mwibaza ngo mbafitiye iki? Umunsi mbazaniye ibintu bigiye bitandukanye cyane. Umunsi twakoze trip noneho twigeye kuri tere. Umunsi twimanukiye twigira mu cyaro indani, aho twagiye dusanga umuhinzi urimo ahinga ikawa. Ndaje mu mwanya aze abibwira mwumva ukuntu yiteje imbere, inzira yagiye acamo kugira umunsi wa none abe yitwa umuhinzi w'intangarugero. Biragoye. Weho ikintu nkubwira ni uko wakora like ndetse na subscribe, ni ingenzi ujya kandi uri umunyamahirwe kuko uraza kungukira ubumenyi bwinshi ukuntu watangira business ikagenda ikurakura gake gake bitewe n'ubumenyi bugiye butandukanye. Uyu mutekinisiye cyangwa intangarugero iraza kugenda igusangiza ikubwira ukuntu wahinga ikawa mu buryo bwa kijyambere, ndetse n'indi mishinga. Ntabwo agarukira guhinga ikawa gusa, ahubwo hari indi mishinga igiye itandukanye agenda akora. Niyo mpamvu roweho nkwifuriza nkubwira ati komeza urebe iyi video nturambirwe paka igeze ku musozo. Reka ntabarambiwe ntangire abibwira. Nitwa Mboni Boy, nkaba ndi umuhinzi wa kawa hano mu murenge wa Boneza. Ikintu nababwira cyo ubu ngubu ndi mu gitari ndi gukata icyo bise ikawa. Tumusanze ahantu mu gitari arimo arakata ikawa. Nk'uko mibona muraza no kwihangana, amafoto ntago akeye neza bitewe n'uko turi mu gitari kandi ni mu gitumbiko. Twarebye usubiye turakoze iyi video turihangana tuvuga ati turayibakorera, mwajya mubonamo ikintu cy'izuba, ndetse uko izuba ritangiye kurasa ni mu gitondo, ni mu masaha ya 3 gutyo. Murabyihanganira kamera maza kubona amashusho adakeye neza nk'ayo twari dusanzwe tubaha, ariko nta kibazo. We ikintu wumve amagambo tubabwira, wumve ukuntu inzira uyu mujene yanyuzemo. Ni n'umujene rega. Reka tubanze tubabereke ukuntu wenda arimo arakata. Murimo muribaza ngo ikawa, ko abantu benshi wasanga batanazi ikawa, barimo baribaza ngo ikawa ni ibiki, gukata ni ibiki. Reka atangire abereka, abaha urugero. Ubundi gukata ikawa ugendera ku buryo ikawa iteye, karagita y'ikawa. Ubundi ikawa ubusanzwe turayizi, ikawa nk'ubu ibi bitumbwe nibyo twita ikawa, ndetse no muri rusange igiti cy'ikawa ni iki ngiki nk'uko mubibona abayizi. Rero nk'ubu gutya turi kuyikata tugenda dukuramo ikintu bita imburuburu, amatabi yumye, tukabikuramo ugasanga ikawa isukuye neza. Bakameramani gerageza umwe wegeze kamera hano babashe kuba bareba neza ari gukata, nubwo ari kuzuba hano, ariko gerageza ukate barebe. Urugero itabi buriya ntago rikenewe, ni itabi ribi ndarikatira hano rive urikureho. Ndikureho. Reba nka hano n'aka ntigakenewe. Ubundi karahenda ya fumbire yari kujya mu itabi rikenewe riri mu ikawa ikigira muri ubu butabi budakenewe. Reba buriya nka hano iri tabi urareba ni itabi ryiza, ariko ubu butabi buri kugica, buri kubangamira itabi. Ndabukuraho gutya, nawe rega ndaza kubikora. Nawe wahise umpereza imakasi na kano bana ko gakwiye kuvamo nka kane. Ariko iri buriya ryo rizera n'itabi, ariko iri ryo ndaza ndikate gutya. Kona nanjye ibintu byo gukata kabisa, nanjye ndaza kutaha amenye gukata. Kukereka mfite n'abakozi benshi n'abanyeshuri ngenda nigisha kwihangira imirimo, ngenda bigisha nkabigisha gukata, nkabigisha uburyo bakwikorera business igihe bazaba bageze hano hanze muri sosiyete. Uyu munsi rero kumva turaza kujyana ikiganiro kirekire, utubwire inzira wagiye unyuramo kugira umunsi wa none uba uri hano hantu. Utubwire ese ni gute nk'umuntu w'umujene wafashe umwanzuro wo kuba wahinga ikawa. Abantu benshi b'abajene bababwira ibintu byo buhinzi, noneho by'umwihariko guhinga ikawa
ikawa yera rimwe mu mwaka, kandi burya wibuka ikawa kuyitera hacamo igihe kirekire, kirekire bifata cyane. nk'igihe kingana kugira uyitere, uzatangira uyisarura hashize igihe kingana ute? Ikawa kugira ngo uyitere yere bisaba imyaka itari hasi y'imyaka 4, ni hagati y'imyaka 4 ndetse n'6 gutyo, iyo wayiteye ari urugemwe, kugira itangire kuba yakwera, kugira itangire kuba yakwera wa musaruro munini cyane uhagije. uri kumva ni ibintu bitangaje cyane. Abajene benshi uyu munsi wa none bumva bakwema imishinga mitoya, ubucuruzi ndetse n'ibintu wenda nk'ubumotari, ibintu birahita bibaha amafaranga direct ako kanya, ariko ikawa yera inshuro imwe mu mwaka. Ni nk'iki wowe, ni iki cyaguteye motivasiyo yo kuba wahitamo ibintu by'ubuhinzi? Ikintu cyanteye motivasiyo ni ukubera ko ubuhinzi twarebye nk'abantu nyine twize ama ekonomi, turareba turavuga ati ikawa ni igihingwa gikungahaye ku bintu byinshi, kuko ni igihingwa kizamura production cyangwa se umusaruro w'abanyarwanda, kuko nk'ubu ngubu iyo tugemuye nka toni y'ikawa tukayigemura nko hanze, aba ari amafaranga yinjiriye igihugu cyane. Ni nk'iyihe shusho, ikintu nyine wambwira cy'ibanze nk'umuntu w'umujene cyatumye nyine ufata umwanzuro wo kuvuga ati ngiye nk'umuntu w'umujene ngiye gufata umwanzuro njye mu bintu by'ubuhinzi, ni ikihe? Ikintu cyanteye motivasiyo ni uko mu rugo nakuze mbona bagira ikawa bayishishikariza kuyikorera, nawe ndavuga ati ngomba kuzakurana inzozi zo kuzahinga ikawa, nkarenga ku rwego nabonaga mu rugo bafite, nawe nkaba umuhinzi wa kawa. Buriya ni nk'izihe nzira watubwira wanyuzemo? Ndabona uko iki gitayi turimo ni igitayi gifite ikawa nyinshi cyane, ni nk'izihe nzira watubwira waba waranyuzemo kugira ubashe kugera kuri iyi gitayi? Kuko ndabona uracyari na mutoya cyane, nta myaka 30 wajya, ufite nk'imyaka niba ari myinshi ni 23, 24 gutyo. Ni izihe nzira wanyuzemo? ni iyihe tekinike wanyuze? Ese warabyuze usanga ikawa zariteye zirahari? Byagenze ute? Njyewe ubundi ubusanzwe mfite imyaka 22, ubundi uburyo nageze kuri izi kawa, naricaye nkorera amafaranga, nkura amaboko mu mufuka ndakora, mbonye amafaranga mba nshatse norora amatungo magufi, murabyumva, ingurube, inkoko, byose ndorora, mba mbonye amafaranga atari menshi, 200,000. Ntabwo ari nka buno ubona 200,000 akaba ari ubusa. Naragiye nguramo agasambu ntera ikawa, zitangiye kwera nyuma y'imyaka hafi 4, mba ntangiye kuyajyaho, nasoroma hepfo bakangurisha, ndagenda ngura biba bigeze hafi kuri hegitari. Ubu ngubu nizo kawa mubona hano. Umujene w'imyaka 22 kumva ni ikintu gitangaje, kumva umujene w'imyaka 22 yakubwira ati ngiye mfite hegitari y'ikawa. Mu byumva hegitari ni ahantu hanini cyane. Ese ni nk'iyihe shusho waduha? Ni uwuhe musaruro ubasha mbumbe wabona nko ku mwaka muri izi kawa zawe? Ni ibiki ushora? Mbese ni iyihe nyungu kugira n'undi muntu wese wasize amaboko mu mufuka uvuga ati umunsi wa none ntaho nafata ngo ntere ikawa? Ni nk'ayo mafaranga ubasha gusarura ku mwaka? Amafaranga mbasha gusarura ku mwaka, kuko ikawa zera rimwe ku mwaka, ikawa ndagerageza gukora bije, nubwo biba bitoroshye. Bije nkora nsanga ku mwaka nsoroma toni 42 z'ikawa, urumva agera muri miliyoni hafi 9. Wakora imibare byose n'abakozi bagiye bazikora, nubwo nyine igiciro cy'ikawa nyine baduhereza amafaranga atari menshi, ugasanga nyine cya giciro warateganyije kiri kugenda kigabanyuka, ariko wakora bije, wareba abakozi, wareba abakasi bazikase nk'uku turi kuzikata, usibye ko akenshi nk'igihe cyo muri vakansi nshaka
inshuti ndetse n'abandi bakozi nanjye nkabyikorera nanjye kuko ndabizi. Urareba ugasanga zeze ari utwaye abakozi benshi, ugasanga nka miliyoni nk'eshatu zigendeye mu kuzikora, no gusasa no kubagara byose, no kubagara n'abazisoromerega turabishyura. Murabishyura ntabwo turabishyura, ndetse n'abazitwara bazijyana aho muzigemura, baza kuzitwarira mu mirima. Baza bazitwarira mu mirima. Ahubwo igiciro cyaka umunsi giha, ese igiciro kiriho kirabashimishije cyangwa mwumva hari ikindi cyakongerwa munsi wa none? Reka ntabwo kidushimishije kuko igiciro kiriho ni amafaranga 600, byaba menshi akaba 700. Rero kumva wakoze ikawa gutyo bakaguha amafaranga 600, mu gihe iyo bamaze kuyitonoraho ibishishwa wumva ati ikawa bayigurishije 40,000, kandi ari ukuyitonora 40 kilo kimwe se? Kilo kimwe. Burya ya kawa ifite agaciro. Ifite agaciro cyane. Ikiro kimwe kigeza mu 40,000. Iyo bayipakiye bayijyanye bamaze kuyitunganya. Zino nganda ziyitunganya niko ziyitanga. Rero uba wumva umuhinzi bamurira mu mibare, byibuze bagakwiye kukigira nk'ikiro nk'ibihumbi 5. Ahubwo hari ikintu nigeze nanone kumva abaturage benshi bagenda bakomoza bavuga ngo igiciro cyaka ngo harimo ngo abamamyi baba bafite ngo bakora ibintu bitemewe, ugasanga ngo bagura ikawa ngo ariko mu by'ukuri ngo bakoresha imyuzani itemewe n'amategeko, ndetse n'ibiciro bishyiriyeho. Ibyo bintu weho urabivuga cyangwa ntaho byaba byakugeraho? Ngewe kubera nyine ibi bintu mbimenyereye, ntago wakora ibi bintu udafite mu mutwe. Ngewe nkora ibintu biri kuri gahunda, nubwo hari abaza bakabamama bakaza biruka mu mirima bagakoresha ya myunzani yapfuye, ya yindi babanje kwica, ugasanga nk'umuntu araje agutwaye ibiro 40, ukamugurisha nk'ibiro 300, agutwaye ibiro 40. Ni ibintu bikakaye cyane, ukumva araje aguhaye amafaranga, kumbi ari kukwiba n'umumama. Kameramani araza kugerageza abashe kukwegera neza, amafoto umenya atari kugaragara neza, ndabona yagiye kure. Nyine nibyo mbabwira, buriya urabona umuntu aje mu murima akagutwara ibiro 40, nawe ukube ku mafaranga 600, abagutwaye ibintu byinshi. Rero ikintu twavuga ni ukubanza bakajya bashishoza neza, wenda bagashyiraho ibintu biranga abakozi bagura ikawa, bakabaha amakarita bagendana n'imyunzani ndetse yabugenewe, imyunzani ikoreshwa online. Ubwo ushasoga nk'ubuye buryo online? Imyunzani ikoreshwa ku buryo wenda barashyize nka kampani ishinzwe kugura ikawa, iyo myunzani wawatsa bapima kuri iyo kampani, bagahita bavuga ati ni ikawa izi n'izi, amafaranga yawe agahita anyura nko kuri konti ukazajya kuyahazanayo. Kumva ibyo ni ibintu nanone muzamukomeza kugenda mukora ubuvugizi. Nkawe watubwiye ko uri umuntu wize usobanutse, kuko wakagombye kuba nk'avugira abaturage, kuko abaturage benshi usanga batazi n'iyo biva bijya. Usanga nk'inama bino byaro by'inaha hari abaturage ndetse baba batazi no kubara nk'umunzani. Abakecuru wowe uko watubwiye ko nta wapfa ukuriho ko urasobanutse, ni nk'iki wakumva cyakongerwamo? Ni iki cyakorwa? n'ize mbaraga nka leta, uruhare rwa leta ubona rwakwiye kuba rujyamo, ariko umunsi wa none ukaba utarubonamo? ni nk'uruhe uruhare rwagakwiye kuba rujyamo? Rero ni ukuba abo bantu uwo bagerageje gufata bamujyana bakamushyikiriza inteko z'ubuyobozi, cyangwa inzego z'ubuyobozi, bakamuha ibihano bimukwiriye, kuko ibyo bintu ni ubwicanyi butari ngombwa rwose.
gufata umuntu bakamujyanira ibye yarabiruhiye ni ibintu bidakwiriye. ubu cyo giti gutya kirarangiye ugiye kugonda ikindi. Buriya kino giti gutya kirarangiye. Ariko ikawa irakeye pe. Irakeye none igiye guturikaho andi matabi meza ubundi bizatume haboneka umusaruro. Reba nk'izi kawa murimo murareba abantu benshi ntaho twagejeje kubibasobanura. Reba iyi turimo twabeka kanama isa nk'ubegeza hano barebe izi ngizi izi ni imiteja. Iyi ngiyi irabura amezi 3 igatangira gushya. Urabona buriya iracyakura iracyaba nini. Burayo iyo yeze ziratukura zikaba umutuku. Gutya ntabwo zazera. Gutya ntabwo zazera. Buriya zizera mu kwa kangahe nzagaruke nje gusoroma. Zizera guhera mu kwezi kwa 4. Uzampa ku cyayi cy'ikawa. Twe ntabwo tuzi kugitunganya ariko twasimbuka kuri shop tukakigura. Namwe se murakigwa kandi muhinga ikawa nibi kikokora. Rega ubukene nyine bujya bubaho amikoro yo kwitunganya. Erega ikawa isaba ibintu byinshi kwitunganya. Ntabwo ari umwe buri muntu uwo ari we wese yayitunganyiriza ngo ayishobore. Hajya mu Rwanda buriya nta ruganda ruhari rutunganya ikawa 100% ikaba fayiro bagahita bayitransportinga ku isoko. Ntabwo uruhari ni ukuyihera. Kuyihera ni ukuyikuraho igishishwa cy'inyuma. Bavanaho icyo gishishwa cy'inyuma bakayohereza hanze iri expo ubundi bakayijyana hanze bakayitunganya ikazagaruka ari good product. Ariko nigeze numva abantu bakomozaho gati ngo ubundi ntabwo ukora ibintu by'ubuhinzi gusa ahubwo ngo ufite n'ubworozi bw'ingurube. Ni gute wategereje gukora ibintu bikumva bibanze ku bintu by'ubuhinzi cyane nk'umuntu w'umujene? Ngewe impamvu natekereje korora ingurube naravuze nti se dore mpinzi ikawa ifumbire se nzajya nyikura. Ndatekereza nti ndamutse noroye ingurube cyangwa se inka buriya mfite n'inka no kubata ari nyinshi kugira nk'umuntu w'umujene ntabwo nava mu izi kawa mbure kutaha ngo nsome ku gashyushyu. Ndatekereza ndavuga ati noroye inka ingurube najya mbona ifumbire. Erega ikawa iyo wanayifumbiye nibwo igira umusaruro mwiza. Ndatekereza norora izo ngurube n'inka nkabona ifumbire nkashyiramo abakozi bakayikorera. Nk'ubu ngubu hano ku giti uhegeye wabonaho ifumbire. Hano igiti izengurukije ugenda mushyiraho ifumbire. Uri kumva ni ibintu ingurube nizo zimfasha nyine kuyifumbira. Uri kumva ni ibintu bigiye bitangaje kubona umuntu w'umujene w'imyaka 20 n'ingahe afata umwanya akavuga ati njyewe imbaraga zanjye ubwenge bwanjye yakabaye afata dokima akajya kudepoza mu bigo bigiye bitandukanye ashaka uko arangije segonderi. Yarangije segonderi akavuga ati reka njye gukora ibindi ariko we yafashe imbaraga ze azishyira mu buhinzi. Ni nk'iyihe nama weho cyangwa ni nk'iyo motivation cyangwa ni nk'icyo gitekerezo waha abajene bagenzi we mu ngana yabo bakuruta uyu munsi wa none bice bavuga ati bategereje akazi kandi ugasanga bafite nk'imirimo iri gupfa ubusa? Ni iki wababwira? Ikintu nababwira ni uko bakwitinyuka bagakora bagashakisha ibyo baba bakora mu gihe batarabona sapoti ziza ngo zibafashe cyangwa se ziza ziba motivating mu bindi, ahubwo bakishakira icyo bakora bagakora n'imirimo y'amaboko. Erega nayo ifasha umuntu mu gihe atarabona ibyo yigiye. Nk'ubu nanjye nize ubuhinzi, nize agriculture. Ubu ngubu ariko urabona ibyo nkora ni pratique mba nkora mu byo twize, nkagenda nterateranya. Nk'ubu urabona nyine ni ibintu bishamaje. Nibyo murabibona, uyu ni umujene, umwe mu bajene witeje imbere kabisa. Ni ibintu bitangaje kubona umujene nk'uyu witeje imbere pe.
Ya urabona ibintu ni ibintu bishamaje kabisa kubona umujene w'imyaka nk'iyo ufite ubona ahinga ni nk'iki kuba iyi bizinesi ndabona ufite ikanya iki kugera epfo no hegitari kanjyeze kameramani kageze yegezeho kamera abantu abashoreba izo kahwa izi zose muri kubona ni ikaze umujene umwe gusa w'imyaka makumyabiri n'ingahe ese izi kahwa urazifasha bimeze gute ko ndabona ari nyinshi cyane ubasha kuzikora uri umwe gerageza urebe muri kamera none ukunda akazi cyane buriya izi kahwa mfitiye abakozi 5 bari pamanenti nkagira n'abandi bakozi bagera kuri 40 iyo nagize akazi kenshi nyine bakoranya akabyizi ariko urabona nk'uyu munsi kubera ari mu minsi mikuru ya bonane ndetse na noheli nabahaye akaruhuko ngo bajye mu minsi mikuru no kubera nawe wa munyamakuru we Silive wanzindutse dushaka kunkoresha interview avuga ati ntago nabyihererana reka uyu mugenzi wanjye aze asangize abamukurikira iki kiganiro naho babashe kwiteza imbere ni ukuri n'ibintu bitangaje kubona umujene ariko mugeze namwe mu ndeba bantu muri kutureba ariko mwe mwibutse gukora subscribe ni ukuri kuko ni iby'ingenzi gukora subscribe ni idafari usize kuri iyi YouTube channel yacu byaba bibabaje kuba twatangiranye ikiganiro umunsi ukaba turi ariko ukaba uteye wakora subscribe nkwingingira gukora subscribe ndetse ikiganiro igishanye ndetse no ku inshuti yawe hari abantu benshi babitinya bavuga ati nitwakora ibi ngibi aka ni akazi gasuzuguritse kuba wakumva ko kazajya kudepoza byabona akazi kamenya 50-80 kandi ukumva ubu yakubwira ati ngewe ku mwaka nsarura miliyoni 9 avanamo n'ay'abakozi bikaba miliyoni 6 nayibaze miliyoni 6 ubwo umushahara cyane mwikazi gasoza amatungo yoroye kubwo afite inka izindi business uko ntago bamwikagu sikumva umushahara nk'uwo mushahara wonje wakwibera wowe ku kwezi umushahara nakwibarira ku kwezi ni nk'ibihumbi ni miliyoni 5 n'ibihumbi umushahara nakwibarira ku mwaka ni miliyoni 5 n'ibihumbi 830 wamaze gukuramo buri kimwe cyose ubundi kimwe cyose nagikuyemo nanariye byose byarangiye aho nta mafaranga washobora gusevinga kuri konti yawe kuri konti yanjye aho buri mwaka agera ndi kumva uri umujene mu by'ukuri witeje imbere ufite amafaranga menshi cyane wabaje gusevinga ese niye mishinga ufite mu gihe kizaza hawuhabona ute n'iki wumva wakora kugira business zawe zikomeze zigereyo cyangwa ukumva waragezeho nta kindi kintu ugiye kujya wiyicarira reka ntabwo ndagerayo ubu ndifuza ko umwaka utaha uzagaruka mfitiye akamodoka kitwa Daihatsu kazajya kantundira ikawa kakazi depoza ku ruganda biniriwe bisaba amatransport yandi ntanga kakanundira ubwatsi nshyira amatungo ndetse n'amafumbire urumva noneho ya mafaranga natangaga ku bakozi babikora azaba agabanyutseho nubwo iyo modoka ikenera esase ko ntibyahana n'abo bakozi nakoreshaga umunsi ku wundi rikumva ni ibintu rwose by'ingenzi umujene w'imyaka 20 yakubwira ati ngewe nabasha kwigondera imodoka kandi abivanye mu buhinzi mu gihe hari umuntu uyu munsi wa none barangije kwiga rimwe akaba afite akazi kandi tubona afite akazi keza ariko umunsi wa none akaba nabasha kwigondera moto ariko yo kwagiye yinjira mu buhinzi iwe afite icyizere makubwira ati umwaka utaha igihe nk'iki ubwo ni umwaka wa 2025 ngo mu kwezi kwa 12 nkazaba afite ngakamodoka kabasha kuba kamutwarira imyaka ikawa ze uko ngo hari amafaranga menshi bagenda batakaza nk'iyo bamutwariye ibyatsi amafumbire azana ku ikawa ze ndetse n'ikaza umusaruro agiye kuwugemura bikumva ni ibintu by'agatangaza kuba umujene imyaka 20 ikintu mucyumbe neza umujene kabisa byati uyu munsi wa none ngewe umwaka utanzaba nigondeye imodoka ahubwo ati ngewe umushahara ngewe wambaira ku mwaka ni miliyoni 5 uko wonyine kuko ikantago we umushahara ukwezi byamugora uko ikazera rimwe mu mwaka mu kwezi gutuka mu kwezi kwa gatatu n'ukwezi kwa gatanu mu kwa 3 mo gakeya ziba zirimo zirahundura
iwe umushahara ahita akubwira ati ngiye miliyoni 5 ndazifata naje kwishyura abakozi nazikatishije ndetse nanasasijika kuko nkwibutse ikawa hari ibyatsi bagenda basasamo kandi ndakeka nabyo murabigura. Ubu munsi wa none watubye ubundi ntabwo icyo tugiye tukivugaho. Ubundi ikawa ujya muzisasa ute ko none wasizemo ibyatsi mubikure cyangwa hari nk'uruganda rurabibaho ubundi? Hoya nk'ubu ngubu ibyatsi tubigura ahantu mu amashyamba y'abaturage ujyamo baba barahinze ibyatsi, ukagura ibyatsi ukaza ugashyiramo ugakora ibyo bita kuzisasira. Ukazisasira icyo giti ariko ufite n'imbaraga rero kabisa. Ndacyari umusore, imbaraga ngomba kuzigira. Niyo mpamvu ikaze kabisa zihora zikeye ubona zimeze neza kabisa wazikoreye. Nanjye rero mwabona nanjye kambaye sapo nayo namenye gukata ikona nayo ndimo nabimenye. Yatangiye karanyigisha ambwira ati umunsi ubwo nanjye umvanye mu rugo muri weekend ukambwira ati tugiye gukata kandi nta gahunda nayo mfite yo kujya mu gitari. Tireka fata nawe impaka zuze tujyane. Twageze mu gitondo abanza aranyigisha arambwira ati dufite cameraman arajya gufotora dukora ikiganiro anarikodinga amajwi nawe urimo gukata. Nanjye rero yampaye imakasi naye nahise nambara ikote ndetse yahise n'amabote. Mabona nambaye bote kabisa, naje mugiye nambaye bote nambaye n'ikote. Ukona naye nabaye nk'umuhinzi wabigize umwuga umunsi wa none. Uwambona naye kabisa yomba naye mfite umurima nahita ntera. Ahubwo buriya nk'imirimo inaha iraboneka wo gutera ikawa ni nk'inde wasanga izundi mujene ufite nk'ibihumbi 100 ahantu wagura umurima w'ibihumbi 100 waboneka cyangwa ntago waboneka. Reka ntago wawubona. Ibyo yari ibya kera. Ubu ngubu imirimo ifite agaciro cyane. Wenda umurima wajyamo nk'ikawa nk'ijana wawugura nk'ibihumbi 300. Ibihumbi 300. Ese nk'ubu ngubu ikana nheretse numva muvuga ngo mujya muzigurisha ku giti nk'ushaka kugurisha umurima uri mu ikawa. Nk'ubu ngubu igiti mwibuke neza ikawa bagenda batamba metero 2 cyangwa 3. Weho igiti kimwe namusiye mukigwa amafaranga angahe? Kigwa amafaranga nk'umurima uri mu ikawa. Igiti kimwe biterwa n'ahantu kiri. Hari igihe aba ari ahantu heza hagataba ku gasozi bakigura nk'ibihumbi 18, ariko yaba ari ahantu h'igicanga ubona habi kigera mu bihumbi 10. Mbega biterwa n'ahantu kiri. Hari naho cyageza muri 20 mu bihumbi, hari naho cyagura ibihumbi 8. Turimo tugenda twegera ku musozo rero uragira ngo ugiye nk'ikintu wasangiza abajene umunsi wa none badukwikiye kwicano yacu ubabwira ati ese ni gute nabo batinyuka bakavana amaboko mu mufuka bakabasha gukora kuko ikumva uko ibintu bigiye bitandukanye. Kuko uri umuntu w'umujene kwavuze ati ngiye umunsi ngiye korora ingurube mpinga ikawa, ese waje tubwiye ngo ufite n'inka ngo ugeze mu rugo nkwishyushyu. Nanjye urampa none ndatantanyweye kwishyushyu kabisa, naye ndatanweyeho. Ahubwo babwire bategure nyinshi. Nta kibazo rwose ndaguha. Ikintu nakwifuriza abajene bagenzi banjye ni ugutinyuka bakegera Irakiza Sylvain official kuri YouTube, ubundi bakareba ibiganiro agenda ashyiraho byerekeye ku buhinzi. Ibintu by'ibiganiro bibafasha mu gutinyuka mu bwonko bagafunguka, ubundi bakashaka icyo bakwikorera bakareka gutega amaboko ku muhanda bigendera gutyo ngo Imana izaca akanzu bagakora, ubundi nta cyatuma batagera aho bifuza. Ikintu nababwira Happy New Year of 2025 ntakagaruka. Nk'uko mubibona n'abakunzi mwamudukwikiye ku murongo wacu wa YouTube, ni ukuri muraba agaciro kandi muraba ingenzi. Mbere yuko tusoza banza making sure yuko wakoze subscribe, kandi nk'abajene uyu mwaka tugiye kwinjiramo 2025 babwira ati mutinyuke muvana amaboko mu mifuka mubashe n'ukuri gukora imirimo yose. Nta kazi k'umunyagara kabaho. Mugerageze mukore mutinyuke. N'ukuri uwakoze ntago yifuza, buri wese agomba n'ukuri gukora
kandi mugeze mutekerezaho ko hari ibintu kera turiya nk'ibintu bya business creation, kandi iyo ugiye gukora business ntabwo umunsi wa none ntabwo buzacya uhite wumva ugeze kuri business wifuza, ahubwo ya business uzuguritse ntoya niyo iguhesha kujya kuri business nini. Umunsi mwa twihangana amafoto ntabwo yagenze neza mu mashusho, harimo ko twa turi mu gitari ikintu cy'igitumbiko akazuba kakaye kurasa, mu by'ukuri ikaze irapfutse cyane murimo murabireba. Gusa ciao ndabakunda, Imana ibarinde, happy new year for 2025. Thanks for watching this video, murakoze.